Tuguhaye ikaze wowe wahisemo gukurikirana ibiganiro byacu kuri iyo sengesho, tukwibutsa ko niba wifuza kujya ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, ibanga nta rindi, kanda kuri subscribe, ayo magambo atukura ubona iburyo bwawe, ubundi uhorane natwe. Nk'uko mwamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganirira hamwe uko twatungwa na duke dufite. Nk'uko tubizi twese, ihungabana ry'ubukungu rikigaragara hirya no hino ku isi ryatumye abakozi babarirwa muri za miliyoni bari bamaze imyaka bitunze batakaza akazi kabo. Abenshi mu bongeye kubona akazi bemeye guhembwa umushahara w'intica ntikize, ari nako bahangana n'izamuka rikabije cyane ry'ibiciro ku masoko. Twakora iki rero ngo duhangane n'ibi byose? Iyo dutakaje umushahara twari dusanzwe tubona cyangwa ukagabanuka, dushobora kumva twihebye. Birumvikana ko tudashobora kwivanamo ubwo bwoba burundu, ariko kandi hari umugabo w'umunyabwenge wagize ati, nucika intege ku munsi w'amakuba, imbaraga zawe zizaba nke. Ayo magambo ni ukuri, ariko se yatwigisha iki? Aho kugira ngo duhahamurwe n'ihungabana ry'ubukungu, dukeneye gukora ibyo ijambo ry'Imana ridusaba, rigira riti ibikira ubwenge. Nubwo Bibiliya atari igitabo gitanga inama z'iby'ubukungu, ariko abantu babarirwa muri za miliyoni ku isi hose biboneye neza ko itanga inama z'ingirakamaro mu birebana n'ibyo. Reka dusuzume amwe mu mahame y'ibanze aboneka muri Bibiliya. Ihame rya mbere, ntukarye utabara. Muri Luka igice cya 14 umurongo wa 28, Yesu yagize ati, ninde muri mwe waba ashaka kubaka umunara utabanza kwicara akabara ibyo azawutangaho ngo arebe niba afite ibyawuzuza? Dushobora gushyira iyi nama mu bikorwa tugena uko tuzakoresha amafaranga dufite kandi tukabyubahiriza. Nayo nama ya kabiri, hindura ingendo. Kwemera kubaho mu buzima bworoheje biragoye ariko ni ngombwa. Hari umugani wo muri Bibiliya ugira uti, iyo umunyamakenga abonye ibyago bije agira ate? Aca bugufi. Birumvikana ko abakiri bato bo baba batumva impamvu hagomba kubaho ihinduka, ariko nkatwe ababyeyi babo birashoboka rwose ko dushobora kubibafashamo. Naho inama ya gatatu, jya wemera akazi kose ubonye. Niba waramenyereye gukora akazi ko mu biro, guhindura ugakora imirimo y'amaboko bishobora kugutera ubwoba cyangwa se isoni. Ariko rero ibyo ntibitangaje ukurikije umurongo wa 25, aho hagira hati gutinya abantu kugusha mu mutego. Guhora utekereza ukuntu abandi bazabifata bishobora gutuma utabona amafaranga yo gutunga umuryango wawe. Niki cyagufasha rero kwivanamo ibyo bitekerezo bidakwiriye? Ibanga nta rindi, ni ukwicisha bugufi. Reka tugushimire cyane wowe wabanye natwe, tukwibutsa ko niba wifuza kudacikanwa n'ibiganiro byacu, ibanga nta rindi, kanda kuri subscribe. Niba utarabikora, amagambo atukura ubona iburyo bwawe, maze ukomeze ubane natwe. Turakwifuriza ibihe byiza, naho ubutaha, bye.